barangije bamuteragura ibyuma, umubiri we uboneka mu gitondo. Umurambo we wabonetse mu gitondo hagati y'umudugudu wa Cyeru na Kabaha yo mu kagari ka Kanzenze mu murenge wa Ntarama. Uyu mubyeyi biravugwa ko yashinyaguriwe, ngo yishwe abo bagizi ba nabi barangije bamukuramo imyenda. Bamaze kumukuramo imyenda bamuteragura ibyuma ngo ku rwego abantu bamugezeho bwa mbere basanze ngo amara ari. Amakuru y'akababaro, amakuru ababaje cyane. Turi ku itariki ya 5 ukwezi n'ukwa 4. Uyu mwaka turimo n'umwaka w'ibihumbi 2025. N'amakuru y'inshamugongo atugezeho aka kanya. Umubyeyi ukomoka mu karere ka Bugesera, umurenge wa Ntarama, akagari ka Kanzenze, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Umubyeyi wari ufite mu myaka, yarari mu kigero cy'imyaka 45 gutyo, ko yavutse mu mwaka w'1978. Uyu mubyeyi yishwe urupfu rw'agashinyaguro. Umubyeyi warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Akaba yari afite abana bagera kuri 4. Yishwe urupfu rw'agashinyaguro. Nongere mbisubiremo, abantu mwe birababaje cyane. Umubyeyi wishwe mu ijoro ry'ejo ryo ku itariki ya 4 ushyira uyu wa 5 z'uku kwezi kwa 4 2025, aho yishwe ashinyaguriwe. Umubiri we wabonetse mu gitondo cyo kuri wa 5 z'ukwezi kwa 4 2025. Kuri wa 6 abantu mwe biteye agahinda. Yishwe gute? Bimeze gute? Ariko mbere yuko nkugezaho uko yishwe ashinyaguriwe, ngira ngo murabizi ko Minisita w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ejo bundi yatanze gahunda uko iyi minsi 100 gahunda donc zizagenda zikurikirana, uko abantu bazagenda bibuka ibiganiro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Amwe mu magambo yavuze, yibukije Abanyarwanda, yasabye Abanyarwanda kuba hafi y'abarokotse jenoside mu mwaka w'1994. Uyu mubyeyi kuri ubu ngubu ndiho ndakugezaho iyi nkuru ku itariki ya 5. Harabura umunsi umwe kugira ngo dutangire iminsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu mubyeyi yishwe gute? Uyu mubyeyi biravugwa ko ngo yaratashye nimugoroba, hanyuma ubwo yarageze hafi yo mu rugo rwe ahantu yaratuye, yaje kuza kuba yategwa n'abagizi ba nabi, barangije bamuteragura ibyuma, umubiri we uboneka mu gitondo. Umurambo we wabonetse mu gitondo hagati y'umudugudu wa Cyeru na Kabaha yo mu kagari ka Kanzenze mu murenge wa Ntarama. Uyu mubyeyi biravugwa ko yashinyaguriwe, ngo yishwe abo bagizi ba nabi barangije bamukuramo imyenda. Bamaze kumukuramo imyenda bamuteragura ibyuma ngo ku rwego abantu bamugezeho bwa mbere basanze ngo amara ari hanze. N'abantu mwe birababaje, biteye agahinda. Uyu mubyeyi ari gukomeza kuriza abantu benshi, abo mu muryango we, agace ibi bintu byabereyemo,
n'agahinda gakomeye cyane. Kimwe mu bintu biri kuriza abantu ni uburyo leta y'u Rwanda yakomeje kwigisha gahunda ya ndi umunyarwanda. Mu Rwanda hakaba hakiri abantu batarahinduka, bagifite ibitekerezo bya leta z'ubupumbafu zanyanyagije urwango, bakigisha urwango, bakigisha amoko. Nyine hakaba hakiri abantu bakigendera ku moko. Uyu kanaka tugomba kumukuraho, yaraducitse, tugomba kumukuraho. Nk'abantu mwe birababaje cyane. Ni ibintu bije bikurikira. Murabyibuka muri uriya mwaka washize mu kwezi kwa 11 hari kesi yabaye Rukumberi, umubyeyi aho yishwe umutwe we bakawuca gihimba bagatandukanya. Murabyibuka, ni kesi yababaje abantu ku rwego rwo hejuru. Ni ubumwe buka barahaguruka baramagana, baravuga ibi bikorwa nta n'agakeya bikwiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda ni ibintu bamaganiye kure, baravuga ubwicanyi bumeze gutya ni ukuri ntabwo bukwiriye habe na gatoya. Abantu benshi babazwa n'abantu batarahinduka, akivuga ngo kanaka yaranshitse ngomba kuzamwica. Birababaje cyane. Bidaciye kabiri mu kwezi kwa 12 hari indi kesi yabereye i Rwamagana, aho umusaza n'ubundi warokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 nabwo yishwe akubiswe ipiki mu mutwe ubwo yaratashye. Iyo kesi nayo murayibuka, usibye ko wamwishe hari ukuntu yaragiye kwerekana ibikoresho yakoresheje yica Sibomana Emmanuel. Uwo mugabo yitwa Sibomana Emmanuel, arangije araraswa. Usibye byose mw'abantu mwe birababaje cyane. Nyine ni ibikorwa bikomeje gukorerwa abarokotse jenoside mu rwego rwo gupfobya jenoside, mu rwego rwo kubabaza abarokotse jenoside. Nyine bya bintu nakubwiye ngo abantu batarahinduka. Leta yarigishije ndi umunyarwanda, nta cyiza cy'amoko, nta cyiza cy'ivangura akarere, nta cyiza cy'ivangura na gikeya. Mu by'ukuri mu gihugu cy'u Rwanda abazungu batuzaniye ibintu bibi. Twari abanyarwanda, twese turi abanyarwanda, twunze ubumwe, ariko baraza badushyiramo amoko. Nyine muzi ibyabaye mu mwaka w'1994 ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yabaga barenga miliyoni bagapfa. Nk'abantu mwe birababaje cyane. Minisita w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu icyo gihe atangaza raporo yaho bigeze ni mu kwezi kwa 11 kwa 2024, yaravuze ngo mu mezi 3 ashize hari ingero z'ubwicanyi bwibasira abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kandi bamwe mu babikora akaba ari abagize uruhare muri jenoside barangije ibihano cyangwa abo mu miryango yabo. Yagize ati nejo bundi hari umukecuru biciye Rukumberi bamukata umutwe bamuhamba mu ngarani we. Mu kwa 8 twagize izindi ngero 3 abacitse ku icumu, 2 biciwe mu karere ka Nyaruguru, undi akicirwa mu karere ka Karongi ndetse na Ruhango. Icyo gihe Minisita Bizimana yatangaje aya magambo ubwo habaga ihuriro rya 17 rya Unity Club, aho yavuze ko ibi bigaragaza ko hakiri ibisigisigi by'irondabwoko n'ingengabitekerezo ya jenoside bikwiye kurandurwa burundu. Aho yakomeje avuga ko imyumvire idahwitse igira uruhare mu kudindiza ubumwe, ubudaheranwa, iterambere n'imibanire y'abanyarwanda. Aho yanavuze ati mu nzego zose hari abantu bagifite imyumvire idashaka guhinduka, itsimbaraye ku mateka y'imitegekere y'igihugu ku butegetsi bwa Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri. Ariko kandi hari abakibona bashyigikiye irondabwoko n'irondakarere byaranze ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere ndetse na Repubulika ya kabiri.
abarokotse jenoside bakomeje guhohoterwa, ngira ngo murabyibuka muri uriya mwaka washize ubwo izi kesi nk'izi ngizi zabaga, nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yagarutse kuri ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abarokotse jenoside, aho yatangaje amagambo agira ati abarokotse kubagirira nabi bakabasanga mu ngo zabo bakabica, amategeko agomba gukora, nadakora azakora ibindi. Ati ibyo ndabyatuye ndabibabwiye, buri wese abyumve, bigomba guhagarara. Aya ni amagambo perezida wa repubulika Paul Kagame yatangaje agaruka ku barokotse jenoside, bamwe bakomeje kwicwa, abandi bakaba bakomeje guhohoterwa. Ariko kandi mu kuba tugiye kwinjira mu minsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, hari icyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutangaza, aho Dr. Murangira Bitseri yagaragaje ko 40% by'ibyaha bikorwa mu mwaka bigaragara mu kwezi kwa Mata, akiganzamo iby'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibifitanye isano nayo, aho yasabye abanyarwanda kwitwararika bakirinda kugwa muri ibi byaha. Ibi yabigarutseho kuwa 4 ku itariki ya 3 Mata mu kiganiro yagiranye n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, mu ngingo zirimo izigaruka ku kwezi gutangiramo ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Dr. Murangira Bitseri yagaragaje ko ku kwezi kwa Mata ariko kwezi kugaragaramo ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibyaha bifitanye isano nayo. Yavuze ko muri uku kwezi haboneka ibyaha birenga 40% y'ibyaha byose biba byarakozwe mu mwaka wose. Avuga ko mu byaha byose bikurikiranwa haba harimo iby'ingengabitekerezo, ivangura, amacakubiri bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside, mu gihe byiganjemo cyane ari ibyo guhohotera abarokotse jenoside. Dr. Murangira Bitseri kandi akomeza avuga ko babaje kubona nyuma y'imyaka ishize hari abantu bakigira imyumvire nk'iyo, ariko avuga ko bazakomeza kubakurikirana. Ati n'ibikorwa bigayitse niba tugeze mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi hakaba hakiri abantu bagifite utuntu nk'utwo, turabasaba ko babireka kuko amategeko ntazabarebera. Akomeza avuga ko hari abantu barindira bikagira mu gihe cyo kwibuka akaba ari imvugo bazura utuntu duto bagiye bafana bagenzi babo, bagaheraho bahembera imvugo z'urwango n'izigaragaza ingengabitekerezo. Avuga ko izo mvugo atari izo gutebya kuko ziba zihishingiro jenoside. Mw'abantu mwe, donc abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, kugira ngo wenda nka bimwe mu bitekerezo biri gutangwa kuri uyu mubyeyi wishwe habura iminsi 2 kugira ngo twinjire mu gikorwa cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Hari benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, aho hari uwagize ati mwiriwe neza, ati mfite igitekerezo, abantu bafungurwa basoje igihano cyangwa babarirwa barakoze jenoside bagiye bashyirirwaho uburyo bwihariye bwo gukurikiranwa, harebwe niba bamwe muri bo badakomeza umugambi wabo bateshejwe badasoje, cyangwa niba batagarukana ubugome buruta nubwo bafunganwe. Uyu yatanze igitekerezo kiwe. Hari undi wagize ati nkuribabaje cyane kubera iki nyuma y'imyaka 31 hakiri abantu bafite mu mitima yabo gukomeza guhohotera barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Uyu wakoze ibi agomba kuburanishirizwa mu ruhame kuko ashobora kuba afite abandi bafatanije. Ati Imana yakira intore yayo mu bwami bwayo. Undi yagize ati uyu mubyeyi yishwe nabi kuko bamukuyemo amara basiga bamwambitse n'ubusa. Ati ubundi ni gute umuntu yishe undi nkana nawe ntiyishwe koko? Ati wowe wafashwe yakabaye nawe yishwe
yishwe ako kanya. Ati ariko kuki tugera igihe cyo kwibuka barokotse bamwe na bamwe ukumva inkuru zitandukanye zivuga ko bishwe, ibi bintu biteye agahinda n'impungenge. Ati mba numva nabuze igihano izo nkozi z'ibibi zikwiriye, ubutabera bwacu buzasuzume niba nta gihano cyaruta igifungo cya burundu. Undi ati ariko se ideology ya jenoside izarangira ryari kweri? Ati ibaze ubugome bumeze gutya. Ati nukuri birababaje cyane. Abantu mwe n'ibitekerezo byinshi biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru, biri gukomeza kugaruka kuri izi kesi zimeze gutya, ugasanga abantu barapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda na kane, ugasanga barakora ibikorwa byo guhohotera barokotse jenoside, kwicwa, kandi ugasanga harabura iminsi mike kugira ngo twinjire mu minsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Murabizi hari abajya mu masambu y'abarokotse basanga nk'urutoki rwose umuntu aragiye yarushyize hasi, inka baratemye, ibintu nk'ibyo nyine bigaragaza ipfobya. Nk'abantu mwe birababaje cyane. Reka nsoreza ahangaha. Nukuri dusenyera umugozi umwe kandi twirinde ibyaha, dukundane nk'abanyarwanda. Turi abanyarwanda, dufite umuyobozi mwiza, gahunda ya ndi umunyarwanda yimakazwe, nta bintu by'amoko bikiri mu Rwanda habe na gatoya. Turi abanyarwanda twese, gahunda ya ndi umunyarwanda tuyigire inkingi. Gahunda ya ndi umunyarwanda ibe akabando twicumba, iba akabando kacu, gahunda ya ndi umunyarwanda. Hanyuma dukomeze twubake igihugu cyacu, dutere imbere, dukore, ariko kandi twibuka tuniyubaka. Kuri iyi nshuro ya 31 tugiye kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda na kane, ndetse duharanira ko ibyabaye bitazongera kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Never again. Soreje handa bakunda, nitwa Shadu. Reka dukomeze tubane mu yandi makuru.